kwizihiza umunsi w'umuganura bisobanura umuco w'Abanyarwanda uduhuriza hamwe twese ku byo twahinze twejeje tukabasha gusabana tukibuka umuco. Ubwo tukaganura amasaka, ibishyimbo, ibigori, mbese twese tukabasha kwibona, n'utabifite akabasha kugira icyo abona nawe akaganura nk'abandi. Ikintu cy'ingenzi, uyu ni umunsi tuba dutegereje buri mwaka usobanuye urukundo n'umuco w'Abanyarwanda kuva ku bwa kera, ku bw'umwami wabikoze akagira igihe cyo kujya aganuza Abanyarwanda, no kugira ngo Abanyarwanda bicare bishimire ibyo bagezeho, no kugira ngo barebe umwero bagezeho, no kugira ngo barebe abantu bose batageze umwero nk'uwari ukenewe, batagize umwero mwiza. Uyu munsi rero utuma twishima, dushimira na Repubulika y'u Rwanda cyangwa se dushimira FPR, kuko uyu muco wari warazimye, ariko FPR irongera igarura uyu muco kugira ngo Abanyarwanda twongere twibuke aho twavuye, twibuke urukundo rw'Abanyarwanda, ni ubusobanuro bw'ubumwe bw'Abanyarwanda. Ariko yavukiye mu karere ka Nyanza, kuba uyu munsi ije gufatanya n'abaturage n'inzego zigiye zitandukanye z'akarere ka Nyanza. Yego, murakoze cyane. Bivuze amatwi Nyanza. Navuga ngo rero umwana mwiza wakuze agira igihe agasubira kureba abavandimwe, akabereka nawe ibyo yagezeho. Uyu munsi rero twifuje ni n'ubufatanye dufitanye na Rayon Sport, igihe runaka cyane cyane tukunda kubihuza n'umuganura, nabo baza kutwereka umusaruro bagezeho, bakatwereka n'ibyo bateganya, ndetse ntago ari twebwe babyereka gusa, babyereka abadahigwa, bakabereka ko nubwo batari Nyanza ariko babafite ku mutima nk'ikipe yahavukiye, ikipe yahakuriye, bakaza bakongera nabo bagasaba. Navuga ko ari ikintu gikomeye cyane ku badahigwa b'Inyanza. Dusoza noneho ubutumwa ugenera abaturage b'akarere ka Nyanza muri rusange kuri uyu munsi w'umuganura n'ubuhe? Murakoze cyane. Reka mbagenera ubutumwa mpinira nko mu bintu bitatu. Ikintu cya mbere ni ukubashimira. Nubwo twishimira ibyagezweho, ariko uruhare rwabo ni runini cyane, na twanabigarutseho mu twizihiza umuganura. Twagendanye nabo, twakoranye nabo, umuhate wabo n'ubwitange bwabo mu guharanira kwigira turabishima mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere. Rwose turabashimira kandi tubasaba kugira ngo bakomerezaho, kuko kwigira k'umuntu niko kwigira k'igihugu. Bakomeze rero duharanire gukora nk'indangagaciro zigomba kutuyobora. Ikindi cya kabiri, ndongera kubatumira. Nkuko nabivuze, dusoje umuganura, bakoze kwitabira, ariko dufite ikindi gikorwa nkuko bavuze, tugiye guhurira na Rayon Sport kuri stade aho iri bukine na Gasogi umukino wa gicuti, ariko ni muri rwa rwego nyine rwo gusabana no kugaragaza ibyagezweho n'ikipe y'abadahigwa, ariko nanone turaba turi mu bukangurambaga bwo kurwanya ibiyobyabwenge. Ntabwo Rayon Sport iza kudusura gusa, ahubwo idufasha no mu bukangurambaga. Turaba twibutsa urubyiruko ko ibiyobyabwenge atari byiza, ko tubakeneye bafite umubiri muzima n'umutwe muzima kugira ngo bubake igihugu. Icya gatatu nuko tubatumira mu gitaramo kiri busoze uyu munsi, kirabera ku nzu ndangamurage nayo dufite twita kwigira. Kwigira ni bakunda kuhita ngo kuri Kuru i Nyanza. Ubwo niho duhurira mu kanya saa 12, nabwo tugatarama, tukongera kwishimira ibyagezweho, ariko dufata n'ingamba nshya zo kumeza kuba mu ngamba zo kubaka igihugu. Nizanasohoka nzajyana nayo. Yewe nkunda Gasogi kuko ikipe yazanye ibyishimo none. Yego. Tubonye umukino umaze guza ikipe ya Gasogi United ndetse n'ikipe ya Rayon Sport ku ivuko, mwari mwaje i Nyanza. Mukino w'ibitego bibiri gusa. Mbere na mbere ni umukino wakiriye gute, ni umukino wabonye ute? Burya umukino wose turababara, nubwo ari gutabara. Birambabaje ariko twatsinze Siporo ku ivuko yavukiye kuko mu cya Kigali ubuzunguzayi twari baraduciye, natwe Siporo twaciye ubuzunguzayi mu cya Kigali katuyijyana iwacu, kuko nta bushobozi yari ifite bwo kutwakira mu mujyi wa Kigali itatuzanye mu cyaro aho yavutse. Ntabwo twatwerekeje twateka tuze turanetse dushimije abaturage bacu. Rayon Sport yabarushije mu kibuga ko match yayikurikiye, mwebwe mwabuze iki kugira ngo mubashe kwitwara neza? Rero twakina turushije ni gukurikirana kuri shampiyona, Gasogi nta mukigeze gukora.
yarazamuye gusigarwa n'abana babo yazamuye abana ariko ntabwo abana bahatanira bajya mu kibuga ubu ni abakinnyi n'abandi ikintu nabwira andi makipe ni uko Gasogi yatsinzwe utarayitsinze uraho uzayitsinda kuko wabaza rero rwose bati kugira ngo utsindire Gasogi birababati ni ibintu bikomeye cyane birakomeye cyane kandi abana bamara kumenyera nta kipe izagipfa kubatsinda ushaka kuzana ibintu byo Kagoma ngatubwe abakinnyi ba Rayon Sport babonye gute ubuyobozi bwabashije kuba bwagura njyewe nashimiye komite nyobozi ya Rayon Sport n'iriya bodi yacu yagize igitekerezo cyo kutuzana hano i Nyanza kuko kwivuka n'ubundi hano i Nyanza hano twese amureyo wese abakumbuye kuhagera ni ukuvuga ngo rero twebwe twahageze twebwe ibintu twari dukumbuye twabigezeho hano kwivuka i Nyanza noneho twazanye n'undi musitari witwa Gasogi buriya nayo ni abasitari ni ukuri Gasogi kuba twakina umukino wa Gishuti mu mace ya Gishuti yashimishije kandi namwe abanyenyanza uburyo mwatwakiriye ndabibashimiye ikindi ni ukuvuga ngo kuri mace ya Rayon Sport ibyo buryo nabonye ikipe nabonye ari nziza kubera yuko hari abanyamahanga bakeneye gukina kuri tapi sentetike kandi abo banyamahanga bageze ku kibuga kirimo n'imikingo babasha kugikontorora niyo babashije gukinira kuri kino kibuga iwabo bataragikiniyeho bari no mu kademi batarabashije kugikiniraho ari ikibuga bakiniyeho bwa mbere mu buzima bwabo yewe bagabasha no gutsinda ikipe kandi yumva ko mwabyumvise mu mbuga ko ari ikipe igomba kudutsinda tukava i Nyanza turira ni amagambo menshi gusa ntabwo mbisubiyemo ibyabo babivuze ariko ngewe ndumva ko mvuye hano nishimye kubera ko nasuye iwacu mu rugo n'ikipe ndayizana nanjye nari makumbuye ndahagera ariko twese ari inge na ekipe tutashye twishimye Gatabura bimeze bite ndishimye cyane ndaranezerewe ikimbabaje ni uko hano i Nyanza nta sitade yaba kandi mu majyepfo biriho bakunda Rayon Sport aribo bafana ba mbere ikipe y'Inyanza yavukiye watanye gutsinda Gasogi bisobanuye iki Rwarutabura ntago natsinzwe ikintu cyambabaje ni uko inaha haba abanyarwanda bakunda umupira nta sitade kandi mwabonye nk'abanyamakuru perezida w'igihugu aduhe sitade hano i Nyanza wacu kuko abana bashavuye abagore banunguritse nanjye ubwo nyagahinda kanyishe kwinjira byabaye indoro nuko nasaraye kandi sitade inanga n'umupira wavukiye sinzi ibyo bakora sitade bagenda bubaka mu ntara zidafite akamaro hanze njya mu ntara njya mu bihugu byo hanze abafana bagapfa kandi nongera ngashimira polisi y'igihugu ngashimira daso ngashimira abanyerondo babashe gufata abantu neza abafana nubwo sitade ari ntoya ariko aha ni mu muco wa siporo ni ibwami wacu baduhe sitade ntawakomeretse ntawagize gutya ibyo ngutumye ubivuge ubyerekane n'abafana ubabaze bose basore turi kunaniza inzego ibyo twitange hano cyane ntabwo mushaka gusubira n'inyuma garure musubire oya reka twongere tubyumve kiba tubyumve rimwe ryonyine rimwe aha gatatu kabiri rimwe twaciye Wahe pe gatatu kabiri rimwe twaciye
Kibaya namubuze Kibaya yibahereze wirusha abantu. Ewe yarwereka amaso muvira imbere byongera Kibaya. Rimwe. Gatatu, kabiri, rimwe, twagiye! Twaje kureba ikipe yitwa Gwiki! Yakiriye neza nk'impano ya Rayon Sport. Ariko se ko wakwisama agakara n'umweru bite? Oya nanjye nuko ariko nabifite ariko nta kibazo. Uje kuri stade wakwisama ko? Uko niko nyine nibwo bushobozi nari mfite. Ubutumwa kuri Wasiri ndamushimiye cyane ku gikorwa akoze. None se kugira ubutanga abandi. Kugira ubutanga abandi. Ubutanga abandi nyine ni nk'iba.